Meze neza. Se. Haguruka umubere cyane. Nuya. Se uzigisigaye. Cyajya buri kanya. Musari cyo bitwaye. Meze neza. Meze bon. Sikwansize mu buri bukazinduka byagenze. Sha nyine nje ntabwo nsubizwa ntagikunda kuryama. Ufite akaye kazi kuri telefone? Ayanaka. Nangize arakazi ufite kuri telefone wambuka kunsubiza. Oya nta kibazo. Musikora gusiza mu buri mbona wisinziye ntabwo ndufite kubyuka nayo nabyutse ahubwo se utari kunywa icyayi. Oya icyayi ndikumva mw'iminsi ntabwo gukunda icyayi cya mu gitondo mukunda. Ndi gukora siporo cyane kandi isukari ngomba kubanza kuyigabanya. Okay. Ntacyo bitwaye ni sawa. Rero nigituma nari musanze no muri salo naza nje kukureba. Akira. Ajya no kubego dufite abashyitsi. Abashyitsi bagenda bate? Hano mu rugo dufite abashyitsi baraza kudusura benshi. Ubwo rero abaye iki nyine ku buryo abashyitsi baraza. Oya nta kibazo ni ibintu bisanzwe nyine ku muntu urugo se urugendo. Ubu kuba badusura byagiye kibazo cyo kumbaza ngo habaye iki? Oya nyine nabazaga no se abashyitsi utarayumbwiye utananteguje. Nanjye niyo mpamvu nyine mugoroba bora kubira natashye nyine kuriya nari meze ntabwo meze neza. Kuko nabi ndakureka. Niyo mpamvu ndi kukubaza ati hari abashyitsi hajye ubwo genda urebe ibidahari. Ibidahari uje muri stock urebe ibidahari. Stock birahari cyetse ubwire nk'ibyo ushaka. Oya nawe abashyitsi ni bande? Oya ntago ari ngombwa urabona bageze ahangaha. Abashyitsi mu rugo mbese n'abantu b'abavandimwe dukorana mu kazi nyine nk'abo ngabo bose bagiye kuzana kudusura. Kandi utuje insoke nta kibazo. Utuje rwose. Sa amafaranga se ibiro bitari muri stock suzi kuri stock bitari n'ibihari n'ibibuze twabigira twabigura. Nyine genda urebe ikitari muri stock n'ikindi cyakenerwa nyine kugira umuntu yakira abashyitsi. Shiri wambwira nyine abo bashyitsi. Siko n'ufite amatsiko. Amatsiko ntabwo ntayagira. Ase uramukoze yabaye. Wajya ujyana ibintu gahoro. Oya mwihorera nawe. Asigaye yumva nabi nagacyo. Ibikweta agenda set ibikweta kurura ibiki khaye. Oya. Nawe mukanyabize. Sebura kibazo nawe ngewe buri kuntesha umutwe. Si kibazo ubwo nukubona kubwiye abashyitsi bagiye kuzanga nibo ubwo wabiki kandi usigaye imisho maze igihe umisha. Reba nijo waje umbwira nabi. Okay nari. Nose abashyitsi nago baraza muri urugo nawe ururimo. Hari uraturuka ku Rwanda kazi udahari. Basi birakara. Oya nawe ikibazo ushaka kugira ngo ukomeze ibintu bitaba kwiye. Birakara. Nari bireka njye kubikurikirana. Dore nawe muri kumamagara buriya. Ndatamunyura. Ugiye kugenda? Oya ngiye kugenda ngiye kugenda. Ntabwo uri bunsanga hano. Nari bikadogore nabwo nabwo bimwe. Nta kibazo ibindi byose ndabikora ntabwo uri bunsi. Sawa. Sheri uretse umva hano mwe. Akira ibanza unyuzuriza akadosiye akanga kanditseho Habineza. Akira banza ukanyuzurize manze gene nitegure vuba kankangirire vuba mbonye kare butiye. Noneho hari kamba bakubitaga gucyo iyo uguye hasi bitaga bakubita gucyo kazamuka mu kirere. Noneho reba cyagiye Daniel urumva ajya Daniel uretse ari Dawidi na Goliath ninde wishintare oje umuntu wishintare Samson none Samson abonye yishintare Daniel si we wishintare oye Daniel we yasanze mu mwobo agahita zica zose yazifashe iminwa oya yatabaje Imana no imukingira akabo intare ngo ziramureba zibona n'urusoro rwa none uza intare zara murebye urumva none zibona yahaza ameze nk'uko none intare zizamuka zizamuka mu mwobo ziragenda Jesse sinarindi none ujyawe hejuru yo mwobo no twari duhagaze dutegereza ko zimujya turaheba none reba kariya kantu kajyanye yakubise mawashi none wari kunkubita imigeri. Tuvuga igena hendi kubabiza ntabwo mwari muri kumva. Ikibazo cyabayemo muri tekinike y'amajwi
bituma amajwi yawe atatugeraho muri tekinike y'amajwi ku bantu bestaye sono mwaziciye ngo muri mawashi niba ari mawashi Murumva nani soni mufite umuntu westaye sonorisation muno munzu kubujya amajwi atavamwe ngo agere ku wundi muntu hari ubufasha mwashyizeho hari ubufasha mwashyizeho Mana ni kuri kw'Imana sigaye mbabona nkumva nabahondanye imitwe sibyo tukuzabahondanye imitwe nkayisomanya hanyuma muranga twiki muranga twiki ko mbonye bya bijumba musanzwe murya mwabimazemo bosi mutageze ko muri burya iki bosi yari yatubwiye ngo uraduhahira si muri abana se bebe mama ko rubanda we ngo aranahaze yabyuka ari kuroha muri rwa rusimu rwe ntahaga igikoma mwakinyweye kera ibijumba mwabiriye kera kandi mukayandaho mbona muri kurukura ku meza kiriya cyayi ntagira umuntu ugikuraho n'iramigati muri kunyumva ariko nuna ziba wamva uruhande ngaho semo kabyarama ibi ni ibiki buramushaka kugira ngo mbakorere iki mereza hano rwanda muhe mereza usi bari kuyaguha wayakoreye bosa wandaje garuka hano shitwa hari garuka niko bavuze kavuna ndavuze ngo garuka hano mereza ntagukuramo ibifu oya ani soni njyangana nawe ngana nawe agacucuwe umva ayo mafaranga ikintu ubereye uri kumva uzi ikintu ujya kuyamara amafaranga ikintu ujya kuyamara ki izina ry'Imana amafaranga njya wigeze uma ntabwo yamaye ukayanyaka muri kuvuga gutyo ubwo hari ibyo nari bubabwire muri buze kubitekereza nyine umva amakuru imisatsi agira iki wamahero ubushize kumbi niwe wajya gushyiramo urusenda nkakaraba mu maso no mu mutwe rukanjye si wowe ibyo ni ibintu n'urubanda wabikoze n'urubanda rugorwamana n'urubanda wabikoze mwamahero mwe mwajya kugushyira urusenda mwumva muri urusenda ukuntu mubwira imvano ukuntu byagenze simwe muri kubira inge byose nakubwira ukuntu byagenze uzira n'uburyo byarabaye hanyuma y'amafaranga ikintu nyaguhereye ugiye kugenda ugure ibirayi uri kunyumva neza kugenda ugura ibirayi amavuta sahari buri kimwe cyose sigihari mugenda mugura ibirayi muteka imvange iryoshye icyo gihumbi kiri kurengaho ni iryoshye abantu barya ni ikinyanya nibyo imboga zirahari amavuta arahari ibiki byose birahari usibye ibirayi n'inyanya ugenda ugura imboga umva none turajyaho nta bijumba mwaraje saa 9 byari byashize ngo za sinkababone ku meza mwangegeramo mfata icyo kubyikoranye ntabwo nagize barazana abashyitsi kugira ngo noneho twebwe ariko ibintu byose tubijere ngewe hari abashyitsi ntabwo mbaga nishimye utishimye uzi ikintu zigze oya ukavuga ngo kiri kintu ubwire reka noneho ibintu bitwara twazikwarwa reka tugomba tubirye twumva ko umuntu bwakiyemo binaryoshye mbese umuntu wanjye niwo kibazo uyu nyine tumaze tubirye abagurira abantu babanze barye tubarye nyine iyo bakiri abashyitsi baje murya mbere hari igihe byose babirya hari igihe bishutariye bishutariye gabanyirizamo buri byacu oya ariko ako guhamukana oya ariko kavu fata kimwe cya kabiri ushukure oya buno natugaruza hari igihe bose ashobora kuza kubera ibintu yahashe siboye ko ukashyira mu mufuka ino safuriya agire ngo ni ibintu by'ibishingwe tujye mu bishingwe reka tujye duhaga ibintu turabirewe mu kanya n'abakungu bashyira ibi byose turabashira ibisigaye twaje twahanze so ikibazo uraba ufite tuba twahanze babwiye ngo nagure ngo nze twarure tumaze turya nawe rero utisha ku muntu muto ucoboka kamwereke ari ibyanjye ushyira mu safuriya niba bamfata mereza warya ibyawe ushaka oya reka nawe dore gukorana nawe n'ibigiri nitwabirya abandi kavuyo kuko ushobora kugaba ibiryo guca ugasanga umuntu abishe ngaho ugasanga rero bazanye amashyitsi angato kigenzuraga n'urudagu ukumbwira nabwo wabihashe wabwa hanyuma se wabihashye wangura none se urukumbwira n'urukumbwira nabwo ushingiye wintombokaho winansa naje nawe watanze n'umwana
agaswira ariko uzwi iyo mbona ntaba hano weho baba bakurukanye kera ntabwo wumvishe mabuja ariko akanyikundira ngo none ngera navuze ngo boss apfuye ngo ninje twita tunabana shingwe urusane rwawe hirya kiravuga shamana ngamuje mundebe Mamumva mumuzuye isafuriya ku meza isafuriya ku meza muricaye muri kurya bashyitsi nta nubwo bari banaza isuku nta nubwo bari no kwihangana ngo bamaze baze nabwiye rubanda hanyuma wamurushije iki bararya ibiryo byahoze isahani ibiryo murayoza yego murayoza musanzwe munyigiriza amasahani njye wa mbere nincoje kumwabwira nyine nari gute reka mbabwize ukuri sibyo ibi biryo muriye ni ibya mbere na nyuma uru rugo ntimuzongeye gutekereza ko muzongera kurya muri kunyumva niba muri burye mukazigama niba muri burye mukabigenza ute ibyo biryo mufite nakubwiye ngo nta muntu urya iby'imitoberezwa yanyu urukumva ushaka wafata isahani ukarya njyewe nyarurire ushaka wafata isahani ukarya kuko n'ubwa mbere na nyumuriye muri kunyumva kandi n'amafaranga muzi ko mwari buhende barayabakata urayakatwa ntabwo kurya byanze twatetse vuba ngo turi kwihuta twibagirwa kubera kugira ngo abantu bajye vuba ni nko kwitanga twibagirwa iby'umunyu n'iki no kumva niba urusenda none niba mwumvaga ko nta munyu wari urimo ntimwari kuwutegura ariko kujya mwanga twe bataranaza twe turi nyine kumva mwajya mugira ikinyabupfura birakureba iby'urugo rwanjye n'umugabo wanjye birakureba wakabwawe utarabizanamo bosi twajyaga inama ibintu byose tukabikora neza nta kubita iki cyuma cy'umutwe nkawurangaza wangegeraho ikintu cyambere batubwiye ngo ari njye namwe ninde ubahemba sobuja arabahemba kuva aho mwaziye hari amafaranga yari yabahenze ubona tubwiye ngo twiyiteho tutazagira inzara kugira inzara bigaragaza ikinyabupfura kingana gutya ndagira ngo mbamenyeshe ko ngaho tubabarire wenda bwa nyuma bwa rimwe ni ukuri kw'Imana kuko reba kavuna mwiza akira ibiryo urye kuko nukuri kw'Imana reka mubwize icyuma cy'Imana ngene urakumbwira mfukame mvuye hano nabizi n'ahandi hantu najya nukujya mu muhanda nkajya kuzerera nk'abamayibo nawe urabizi uriko natari icyo ushoboye ibyo bari kukubwira wewe nababwiye mutegure Ziramutamaje yakuntu mwayije hagati imwe niri kureba indi reba izindi kuru zitataguye nyine kabarire murye vuba muzinga ibyanyu mutaye wabonye si ibi ngibi se nari kukubwira ntabwo ngo tubishyiramo kimwe cya kabiri tubihishe ibindi tubyarura babirya mbese niba kwirukana urwo ruda none uzajya kurubunza hehe none wewe na marine zo ku muhanda zagutuburamo gatatu uruda zikakumanika nk'iriya hejuru kimungu kibura cyane kuze mu myaka ugize imyaka 40 kugera 45 nta gitekerezo nta kintu ambira ubeshya gusa wowe ubona agatekerezo kahatuma kumfunga ngomuka Shanga amakuru ego kama ibunini shanga nawe nuko mwana wa ego ari umeze neza pe warakuze nasigaze iby'abasirimu yabaye inkumi nawe ego uramahoro turamahoro yesakuze iteka ryose ndacyagibuka nawe yarafite gushimira iminsi myinshi ego ndetse kutiburi mudu erega nasoje kwiga inzara yo kwishuri yarake Nisi shanga kumuje mutambwiye byagenze bite gusa nta makuru ufite umuguru bwoko ki umugabo wawe wari wadutumijeho ngo tubasure niwe mpamagaye yego pe nunamamagaye ngubwiye ko nawe kuze cyangwa ubizi neza ko tutagenda mubwira icyo umugabo wawe wari wamamagaye
ngo tubasuye numva ko mu minsi iragiye ahubwo se ntabyo se ubwo nyine yarabakumbuye ntabyo nzi kuko imana wese ntabwo ari umuntu ntabyo uzi hari mwakumbuye ni ukuri ntabyo nzi ntabyo yigeze ambwira ubwo nyine niwe wari ubakumbuye arafatira reka mbabwire baze nanjye baprofite umeze neza mwana wanjye ni karibu bari bakumbuye bari bumeze neza karibu muri sanga iwacu ziri ku biryo mwese umusaza nawe sasa nta kibazo na za ndwara yagoraga zaragabanyutse ni umusore bose mubasha bose mubari tereka mugabana gake washyiramo nta yego banzanire ikintu akantu ko kunywa akantu ko kunywa aricara aho ngaho ni wowe tutahaye oya nawe ibyo ngibyo mubisubizeyo mubijyane mugende mujye kurira hariya mugende mujye kurira hariya bwira uwo muhungu azanire akantu ko kunywa muryoherwe kurya ntabwo ari uguceceka none namwe mwari mumeze neza nta kibazo karaburi yanjye se bimeze bite cya kirego byarangiye kimuvuyemo karaburi yandi urebye nyine gacaca kiragisa sinzi niba zakirokoka ntabwo azi niba azakirokoka ariko da yabonye umwavoka musha baratubwira ngo arabibasha ashobora kukirokoka da muryoherwe murakoze cyane ajya kurya caya cyari gukomereye na n'ubu ntikirashira ni kuva tworambika ngaho hagati y'abantu bateye tereka ngaho apfunyika rubangamiye tugasubiza oya nta kibazo nakihorere nta kibazo ngaho ni mugende mujye mu byanyu ujya ase mufite icyo kibazo mwacyakuye sura muhungu wanyu nawe hajya haba marijo zarye yadoma umuntu ya muhungu wanyu azabasa oya nta kibazo niko bameze bakunda kugira akavuyo cyane bakunda kugira akavuyo cyane ariko nta mutima mubi wabo da oya nta kibazo uriya arwaye mu mutwe ewe wanabimenye uyu mukobwa se uyu mukobwa ni wundi wa kibibanye wanganye ukunguku niba bikira muri iyo ngeza hano nta kibazo muri iyo ngeza kavu subiza iyo mwana amureho iyo hejuru babihaharitse jyana byose mada bimeze bite serivisi bimeze bite ese babiharitse mwaryohewe ariko ibi birayi rero umva nta kuvuga ngo ni kinigi ivanze na kuruseke wakwiba ibintu biri aha ngaha ukabishyira ku murongo kavu amaguru mbyikorere insoke nta kibazo ukabyikorera ibintu biri kubera ngaha ni iki utuvuye kumva yose ariko uzi ko gashumba banyina ariko uriya muramworora ntabwo mumure zikajya zirikiye ne mu cyumba ni ukuri pe byari biryoshye abakoze guteka kavu umva badutekeye neza Kavuna! bawe nukuri pe andurura uzane n'ikindi kintu wanabuza aya meza ubwibi bazashaka nose ko jyana iki mwayumvisha naho iryo utari gutera abantu igitari jyana ubwo rero turakenera kwiyongera bambyingutse baturya wowe kibazo cy'umutusha ako kunyu nako gahanagure neza abahungu bawe byose ureba ni wowe abo bose ni aho bazize uriya muhungu gahunda genda komeza dore uyu mugore mureba dore biriya byose niwe abizi mutuma kujya gushaka abakozi abantu yagiye kumuzana
turakoze byo kubona cyabakoze icyo yabo bakora abafite umwete byose murebe nta kintu batinya gukora nta kintu bitaho gukora ubwo serivisi si nkayirangiye si byari munangi ibintu byose si byari bimeze neza ariko do imigirigiri insuri zigaragara zifatika aba bazabakoze isoni gahora ibintu baba nuko turaba mu rugo twebwe ari abandi rero ni nacyo kintu n'abatumirije kibanze kimbitse kugira ngo mbagezeho ibintu uyu mwene wanyu uyu mukobwa wanyu nkore muri urugo uyu mukobwa wanyu ibi mubone ngaho reba ibintu biri gutinyuka kuba yicaye hano akaba nta jambo rimwe yigize asohora mu kanwa niwe wazanye barabakoze we none si yaba atari nawe wabazanye ibyo kubazana ko ikatubireke yaba atari nawe wabazanye abantu bagafata icyemezo cyo kuza gukora ibintu yanabacaha nk'umugore mu rugo ubigize wumva ijambo rimwe arisohora naje urabacaha none se uzayimuhereraho wenyine ibintu byo mu rugo cyane nk'ibi by'isuku ni umugore ibintu by'isuku nose bibirangira nta muntu bireba ibi oya ni umugore cyane nta muntu bireba nabikora ufite ikibazo none nta kibazo ufite umeze neza uyu si nyogosenge nose ari kukubeshya none se kubizi wowe kumugabo wageze akagufasha isuku ni y'umugore ibi tubyihorere isuku ntayihurira n'umugabo ibi tubyihorere iyi ni imirabyo yari ikubise ubu mu kanya mwanabona inkubabona nuko yicyashya agashyiramo akantu gatoya nuko mutigezemo umwitaho ngo mumurebe nawe wari abasurugurwa kubashira igitsure ndakibashyiraho mbana nabo ryari hano mu rugo ko duhura nimugoroba bagakora nka biriya bintu bimeze kure ubwo nabana nabo ryari ushaka umwanya baganiza ibyo tubyihorere muri make uyu mukobwa wanyu ngo nawe mbibabwiye uyu mukobwa wanyu nta cyubahiro agana nta nyubaha bihagije muhereza amafaranga kujya guhaha yajya guhaha wenda ntabwo wabwira umugore ibintu ajya guhaha umugore na n'umuntu uba ufite mu mutwe hazima utekereza abavuga nahaye iki ngiki leta mbaho nk'urugero reba nk'ubu namuhaye amafaranga kare ngo nagenda ajye guhaha muri sitoke harimo ibintu ariko reba ibyo namubwiye ngo atekereze guhaha kandi nabikoze mbishaka ndi kugira ngo mupime rebe ko aragenda guhaha yitegura abashyitsi reba ibiryo yatetse bitagira umunyu yari gushyiramo ahangaha sibyo nawe urumva ibyo bintu ahantu uburemere bw'icyo kibazo buri kumuhereza amafaranga ngo najya guhaha aho kugira ngo ahahe akajya gufata ibintu bisanzwe muri sitoke yakira abashyitsi kandi namuteguje ko hari abashyitsi reba kudufata ibiryo duhaye urabona ubwo mu birinde njye umutima nawe mfite y'ipfundo icyo ni icya mbere icya kabiri uyu mugore njyewe twatangije bizinesi ndamubwira ati tugiye gushaka inzu yo gukoramo bizinesi umugore aragenda afata inzu ye bwite imwanditse ku mazina ye aba ariyo avuga ngo niyo tuzajya dukoramo bizinesi arangije aravuga tuyikodesha namaze imyaka irenga 2 iri kurengaho amezi angahe nanga amafaranga y'ikode ndi gukodesha inzu y'umugore iriya farumasi se mufite iriya nzu ni iy'umugore narayikodesha siri kumva mwariteje imbere niteje imbere utingenda nasoraga amafaranga nkayamuha bazi se amafaranga y'ikode arayakwereka yanyereka muti kandi yaramisheka inzu ariye yaravuze ngo nyiri inzu ngo arahari ngaba ngo mu Bufaransa ngo arayamwoherereza ngo yewe nari naramwizeye nzi ngo umuntu muzima nkamureza amafaranga ngo nagenda ajye kuyatanga yakambwira ngo yahereje uwo muntu uri kumva icyo ngicyo nacyo nza kukimenya noneho ikintu nyamukuru gikomeye kuruta ibindi byose ariko iki nacyo navuze ko mbahamagariza aha ngaha mumenye umuntu mwankingiye mumenye nuko asigaye amfata mfite abana 2 nk'uko mubizi sibyo abo bana bose ngewe ejo nicaranye n'abagabo mu kabari singiye ko bavuga amazina atagenda nabitwayemo nabi baravuga ati bari abana ntabwo ari abana ngira ngo ni amagambo yabo bantu ndavuga ati abantu bateranye ingo nafasha abo bana mbakuraho ibimenyetso njya gukoresha DNA test umugore atabizi atabizi nsanga abo bana na byemve ni sawa ntabwo ari abana Mungu wa urukundo uyu niwe mugore nitungiye mu Mabusha iki wa mugabo uhoraga hano yaraje kukureba yari hano ku gipangu wagenda ukamubwira ko adahari nkubwira ko adahari ikintu mubwira ko adahari ubwo icyo nacyo ni ikintu mwamugize uti mwise mwumva urukumva none ikindi kintu ntabwo nyirara ku buriri bushashe bwashashwe nabwo buba bwashashwe nawe
bwashashwe na bari abahungu baramubonye ahangaha mwisa ushobora ngo wasasura ukaba uryamaho ngaho murebe ibyo bakoze ku iyi meza ibintu babiretse ku iyi meza ibazo bagiye gusasura ngo bakore ibingana bibi hari ikibazo cy'imisengereza wanjye none ubwo ibibazo ibintu byose umugabo avuze arakubeshera ni ukuri ko atari uko warezwe mwana wanjye byagenze dore nakubwiye ubundi iyo habaye ikibazo ahangaha muri urugo agasuzugura agira kangana n'itaramera amahembe cyangwa akagenga ya mahembe y'inka akazi kwivugira umuvugisha wumva simbura kumwe mwisa ko navuze ugize wumva hari ikintu avuga ngo ibi ntibimeze bityo ngo arambeshye ngaho nadusubize iyi niyiregure niba yumva ko ari mukuru no kwivugirana warabishoboye subize rujendi mumwihorera asubize nanjye gusubiza ntacyo ushaka kumutangarira mubabarire bimbwira mbere ese iyo badahari kuvuga ugaturagurika inzu ukenda kuyimanura purafo none ko bahari ukaba wabaye nkaho nta kintu ushaka kuvuga uremera gusaba imbabazi izo mbabazi urazisaba dore ngewe reka mbabwire ikintu ndi kugusaba shangazi umukobwa wawe nguyu nta kintu namukuyemo sibyo abana nabone nitega ko namukuyemo nabo sabanje uzuko maje kubona yuko aragasuzugura ngaragariza niwatinyaga nge ahubwo abantu b'umuryango wanyu barashaka kubigiraho iki mwana wanjye ni ukuri mubabarire shangazi urabizi ndakubaha uyu mukobwa mwamumaye nzi ko ari umuntu muzima ariko guhereye isaha sinakomeza kurera abana batari abanjye sinakomeza kwihanganira ibintu byose nkorera rubanda sinzi ukuntu yahinduye rubanda zana ibintu byose yewe nagupakiye nawe wabikaze mubabarire mwana wanjye ndamujyana he mubabarire ibitari ahangaha ndamujyana he ko oya ndamujyana ibitari ahangaha byose mumutwaze ibitari ahangaha byose azagaruka bifate nakubwire base abajyanire base abasikaje kubaka niba atabishaka ze tugende ariko babarira mwana we babarira n'ukuri babarira n'ukuri zana ibyo bibodaboda zana byose buri kintu cyose kiri mu iyi nzu ibyo atarabasha kujyana azagaruka bifate ariko ntabwo bishaka oya muhoza uranzurananiye mbabarira uranzurananiye shaka wanze bimbabazi mbabarira mwana wanjye kuko wamubabarira nanjye ndagerageza niwongera kuba irindi kosa azagenda nanjye ntabwo azangerera mu rugo nanjye ubwanjye ntabwo azongera kungerera mu rugo mbabarira mwana wanjye koko ndabizi ndi umunyamakosa ndi umunyamafuti pe gukorera ibintu byinshi bibi ariko hari n'ibindi birenze nakoze ariko mbabarira mbe nakuyemo umwana wawe iki kubyumva buriya nawe wakuyemo iki wakuyemo iki